ndakubwiza ukuri buriya umuntu ufite ubwenge bw'Imana yiringira Imana ya ariko se nigeze gufashwa ubushize nduzuzwa maze kuzuzwa nsiga abantu mu kiganiro ndababwira nti jewe rwose ndafashijwe reka nigendere utaducika gusa kuko ndumva nuzuye ndumva ndimo bima salakite iyo ufite ubwenge bw'Imana kuwa gatatu Imana iravuga amina Hamani wari wamanitse igiti abari ukibambwa abari we ugishingwa sinzi ibiti bakumanikiye sinzi amatangazo bamanitse mu ruhande rwa ariko akiri ubuhanuzi abantu bose bamanitse amatangazo ku buzima bwawe bagiye kuyamanura kubera ubwenge bw'Imana ugiye guhabwa urimo wakira bayamanure mu izina rya ariko pastor bayamanure abatumanukiye abatumanukiye ibiti babibambwe uzi ko ubu ngubu hari abantu baguhaye iminsi bakavuga ngo pastor Rwayitare ntabwo azarangiza ukwezi ntazarangiza umwaka ariko ndikubwira abantu babwira ngo iminsi abantu baduhaye yararangiye nibarekera aho ngaho haleluya iminsi baduhaye yararangiye nibarekera ufite ubwenge bw'Imana ubwo bwenge bw'Imana dufite haleluya mugisha reka tubwire abantu ngo bakira ubwenge ibintu birahinduka mwakira ubwenge murarengaza bariyeri mwakira ubwenge muraza gusenga bidasanzwe mwakira ubwenge muragendera mu kwizera mwakira ubwenge imiryango yakinguka mwakira ubwenge Imana yabatabara This is Rwayitare Show ndabakiriye kugira ngo dusangire ibyo twabateguriye mwebwe abari mu mpande zose z'isi ntago ndi jyenyine rero reka bavandimwe natumiye twongeye tubasuhuza amazina ni yayandi ni niyo nkuru Jean Bosco ari kwirya umuhamagaro ni Prophete Bosco ndumushumba w'itorero nawe Christian Church ifite igitangazamakuru cya gospel cyitwa Yesu Arakiza TV Imana duhana umugisha kandi Pastor Rwayitare ndakwemera nanjye ndakwemera cyane amen nanjye ni Pastor Josiane icyambere nshimye Imana yongeye kwemera kumba imbere yanyu icya kabiri ndashimira umukozi w'Imana Rwayitare Patrick wemeye kungira ikizere ngo nongere kuba imbere yanyu kuri no channel ya Rwayitare Show channel yanyu channel y'ijambo ry'Imana channel iri guhindura imitima nukuri Yesu aduhana umugisha amen ndabakiriye mwese aho muri hose hamagara umuntu kuri hafi umubwira uti ngwino turebe Rwayitare Show tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana rivuga ku bwenge Yakobo 3:15 Yakobo 3:15 avuga ngo bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo n'ubwisi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni Yakobo 3:15 bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru ahubwo n'ubwisi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni Yakobo 3:17 ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butorobanana ku butoni amen haleluya pastor umwumvisha ubwenge hano mwisibuza ubwenge butandukanye hari ubwenge bw'Imana n'ubundi ubwenge Bibiliya yise ngo n'ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu n'ubw'abadayimoni bakoze Imana ari n'inyamaswa abantu Yakobo yishuye ibintu bikomeye cyane Yakobo 3:15 ngo bene ubwo bwenge sigo bumanuka buvuye mu ijuru ngo ahubwo n'ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni ngaho prophet ijambo ryiza cyane rabisobanuye ku bwenge bw'isi Bibiliya ivuze neza ko ngo ubwo bwenge ngo n'ubw'inyamaswa abantu ariko mbere yuko wenda ninjira aha ngaha reka mbanze ntandukanye ubwenge buri mu moko abiri hari ijambo bakoresha mu cyongereza cyitwa knowledge na wisdom hanyuma none twebwe uyu munsi turaza gufokasinga cyane kuri wisdom rero n'ubwenge bukomotse ku mutima w'Imana amina kuvuga ngo iyo ufite wisdom ubukorana n'Imana Imana ibiri muri wowe kandi ibyo ukoze byose uyoborwa na bwa bwenge Imana yaguhaye ijambo ry'Imana ritwereka uburyo umwami witwa Salomo yigeze gusaba ikintu gikomeye pastor amaze kwima ingoma noneho
Bibiliya itwereka uburyo ngo yimye ingoma ari umwana muto, yari akiri muto cyane, aragenzura ashakisha ikintu yasaba Imana, ngo yarimwo asenga, noneho ngo muri Salomo hazamo ijambo rivuga ngo reka nsaba Imana wisdom, reka nsaba Imana ubwenge. Ubwenge rero ni ikintu gikomeye pastor, ubwenge buturutse ku mutima w'Imana, ubwenge Imana itanze ngo buva mu ijuru, buva mu ijuru. Ntabwo ari ubwenge umuntu yiga mu mashuri, oya, kubera yuko itandukaniro ushobora kuba warize warafashe ubumenyi ukuye mu ishuri, kwiga segonderi, kaminuza, ukavana ukagira za PhD za masters, ariko ubwo n'ubumenyi, sibyo, ubwo n'ubumenyi. Ariko twe turavuga kuri wisdom, ubwenge butanzwe n'ijuru, ngo ubwenge buturutse ku mutima w'Imana. Imana ikakureka avuga ngo Bosco ngo uhaye ubwenge, nkuko yabuhaye Salomo. Ubwenge rero buturutse mu ijuru ni ikintu gikomeye cyane. Navuga ngo ni zahabu. Iyo ufite ubwenge bwatanzwe n'Imana. Ni hahandi Paulo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo nzasengesha umwuka w'Imana, ariko nsengesha n'ubwenge. Haleluya. Ubwo ni bw'Imana bumurimo. Reka ntangariza abantu babwire ngo mukwiriye gusaba Imana ubwenge. Amina. Sibyo? No masengesho usenga ntukwiriye kwibagirwa kubwira Imana ngo Mana shyira mu ubwenge. Amina. Abadukurikiye babyumve. Kuko iyo ufite ubwenge, ni ukuvuga ngo iyo ufite ubwenge ni icyerekezo kiraboneka. Iyo ufite ubwenge ibintu byose ukoze bicamo. Iyo ufite ubwenge ntabwo wiyobora. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, kandi umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana ntabwo bitandukanye, ni bimwe. Umwe ni murumuna w'undi. Mu yandi magambo, iyo ufite umwuka w'Imana uba ufite n'ubwenge bw'Imana. Abantu benshi uzagenzura ukabona bari mu mwuka w'Imana, buriya baba baranafite n'ubwenge bw'Imana. Uzakunda kubona ukabona umuntu ntabwo yize amashuri menshi, nta na kaminuza afite, nta za masters afite, nta nubwo wenda nta na segonderi afite, ariko ukabona ibintu avuga birimo ubwenge bw'Imana. Kubera iki? N'imyitwarire, ugasanga yuzuye ubwenge. Kubera iki? Kuvuga ngo muri we harimo umwuka w'Imana. Uwo mwuka w'Imana uri muri uwo muntu ukurwa n'ubwenge. Reka mu izina rya Yesu, niba ufite umwuka wera, reka umwuka wera ukure n'ubwenge mu buzima. Haleluya. Wisdom. Pastor Josiah, ngo hari ubwenge bw'isi, bw'inyamaswa abantu n'ubw'abadayimoni, ngo ariko hakaba n'ubwenge bw'Imana. Ndashima Imana ko iri jambo Yakobo yabashije kuba yarisobanura, ko hari ubwenge bw'inyamaswa abantu, ubwenge bw'isi, hakaba n'ubwenge bw'Imana. Ese niki yashatse kwerekana? Yashatse kwerekana yuko hariho ubwenge buva kuri Sekibi, kuko Satani yamanuwe mu isi ahabwa kuba mu isi, sibyo? Noneho ijuru ni iryera ndetse n'iry'Uwiteka, kuko baratubwiye ngo Satani amaje, ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani amaje gucumura, nta kindi Imana yakoze, yahise imumanura mu isi. Hano rero uyu mugaragu w'Imana Yakobo aravuga ngo hari ubwenge bw'isi, hakaba n'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni, bigaragara ko mu isi hari ubwenge bw'inshuro enye cyangwa se karite enye. Hari ubwoko bw'Imana, hari ubwoko bw'inyamaswa abantu, ubwenge bw'isi n'ubwenge bw'abadayimoni. Automatique mpise mbona yuko ibi bintu byose ntiwabasha kubisobanukirwa utabirebeye mu mbuto. Nuvuga ngo umuntu ufite ubwenge bw'inyamaswa abantu abipuratike akoresheje imirimo ya kamere iri muri we. Ufite ubwenge bw'isi nawe uzabimenyeshwa n'imirimo ye. Ufite ubwenge bw'abadayimoni azagira inspiration y'abadayimoni, kubera yuko afite uwo mwuka w'abadayimoni. Ubu bwenge rero sinahakana kuvuga yuko ni esprit, ni umwuka uba uri mu bantu, sibyo? Uba uri mu isi uzerera mu bantu. Iyo bavuze ngo ubwenge bw'isi ntago ari ibiti cyangwa imisozi, ni abantu batuye isi. Ubwenge bw'abadayimoni, abadayimoni ntago baba ahantu hatari ubuzima, baba ahantu hari ubuzima, kandi ahantu hari ubuzima bakunda ni mu bantu. Yesu atugirire neza. Noneho indi karite batubwiye ngo hari ubwenge noneho bw'Imana. Nabukunze Yakobo 3:17, reka magusomera havuge wahumvise ngo ariko ubwenge buva mu ijuru bw'ijyambere buraboneye nubwo amahoro nubwo ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi
n'ubw'imbuto nziza butarwana ku butoni ngo n'ubwenge buva mu ijuru. Rero ya wisdom Bosco yabivuze neza, yatangiye kuvuga ku bwenge buva ku Mana. Nibutse abantu badutegereje ko ubwo ngubwo nibwo bw'agaciro, ni nabwo dukeneye, ni nabwo dukeneye. wowe dukurikiye uko ungana kose ukeneye ubwenge buva ku Mana. Ni nabwo butuma uyu munsi dukizwa, tugahitamo kuba abakozi b'Imana, tukavugira Imana. Ni ukubera ubu bwenge buva ku Mana. Bivuze ngo ubu bwenge bw'Imana ni ubwenge budasanzwe, bufite critère, bufite imbuto zabwo. Icyambere ngo buraboneye, ngo ndakunda ngo buraboneye, ubwenge buva ku Mana ngo buraboneye, buri perfect. Ubwenge bw'Imana ngo buraboneye. Mbega umuntu wese ubufite agira igikundiro, aremerwa. Satani nubwo ashyiraho imipaka ivaho, nubwo abarozi bamuroga baratsindwa, nubwo abanzi bamwanga ntacyo bamutwara, nubwo bamufungira inzira Imana ifungura izindi, kuko ubwenge bw'Imana buraboneye. Nkomeje hano rero ngo nubw'amahoro. Ndafashijwe. Hari umwarimu wanyigishije muri segonderi. Nari ngeze mu mwaka wa 5 segonderi, nize biochimie muri segonderi. Noneho rero uyu mwarimu yari umushimiste ukomeye cyane, yarazi shimi ku buryo iyo yigishaga shimi twese twateraga isaro tukavuga ngo uyu mwarimu azi shimi. Yari afite ubwenge bw'isi, ariko reka nkubwire, yasohoka aho ngaho mu ishuri amaze kandi mwakuye ingofero kabisa, ni mwarimu twateye amasaru tukavuga ngo dore umwarimu mwiza. Noneho ntibigutangaza ukajya kubona ukabona nguwo ari muri rigore arambarayemo kubera inzoga. Nyuma y'isaha asohoka umushimiste, ubwenge bw'isi pastor. Impamvu z'ibi bintu kugira ngo dutandukanyirize abantu ubwenge bw'Imana n'ubwenge Bibiliya yise ngo n'ubwenge bw'inyamaswa, bw'abadayimoni. Iyo ufite ubwenge bw'inyamaswa abantu ntutandukana no kuba ufite ububata bwa Satani. Hari itegeko rya Satani bari kuri rigutwaza igitugu. Bigeze kwigisha ingisho nziza yo gutwaza igitugu, ndayibuka cyane rwose, iranyigisho yabohoye abantu benshi cyane. Rero hari abantu bafite ubumenyi butandukanye kandi bukenewe mu isi pe cyane, twemera bukomeye, turabyemera. Kwiga amashuri ukagira ubwo bumenyi ni byiza, ariko hejuru y'ubwo bwenge bw'isi hari ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana rero nibwo twebwe uyu munsi turimo dufokasinga, ni nabwo twavuze gutanga imyitwarire. Umva nk'umwana mutanze urugero mu ishuri pe aremewe, shimi arayigisha neza, ariko nyuma y'isaha ukajya kubona ukabona nguwo arambaraye mu muhanda inzoga zamwishe. Mu isi ifite abantu bakomeye, professor, doctors, bafite amaranka, bafite amadiguri, bafite positions zikomeye, ahubwo ari imyitwarire bafite hirya basaga n'ikibazo. Ngo bakeneye wowe dukurikiye level yose waburiho, ukeneye wisdom. Naringeze hano bava ngo n'ubw'amahoro, ngo n'ubw'amahoro n'ubw'ineza. Haleluya. Twibibutse ko turi kuvuga ku bwenge buva ku Mana, kuko twabonye ko ubw'inyamaswa buratsindwa, ubw'isi buratsindwa, n'ubwo abadayimoni buratsindwa, ariko ubwenge buva ku Mana ntago butsindwa. Turi kuvuga ngo kuri character rero z'abantu bafite ubwenge bw'Imana, haravuga ngo n'ubw'amahoro. Icyambere twabonye ko buboneye, icya kabiri n'ubw'amahoro n'ineza. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana aba ari aba ari umuntu ufite amahoro muri we, atanga amahoro, aba afite amahoro, agabura amahoro, atanga amahoro. Mbega ni umunyamahoro, arifuzwa, umuntu wese aba ashaka kumwegera kuko aba afite ikintu kidasanzwe. Ameze nk'umwarimu mukanya uba muri rigori hari hasi, kandi mukanya yaremwe ataturashimye. Ubwenge bw'Imana butanga amahoro n'ubw'ineza, buyobora umuntu kugira neza, buyobora umuntu kugira impuhwe, buyobora umuntu gukora ibyiza bishimwa n'abantu ndetse n'Imana. Reka mvuga aka kantu, buriya kugira ngo werekane ko uri umuntu w'Imana, ntabwo uzazamuka urwego ngo ubibwire Imana yonyine cyangwa ubiyereke, uzabigaragariza ku bantu. Buriya umuntu ni ikintu gikomeye Imana yashyizeho kugira ngo abantu
imenye ko abantu bayikunda. Ibi byose rero umuntu ufite umwuka w'amahoro muri we afite ubwenge bw'Imana, afite ineza muri we, nta umuhunga, niyo umwanzi arakubabarira. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana nta sharagira, nta rwango agira, nta macakubiri agira. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana ahorana inspiration y'Imana, agira iyerekwa, agira vision iva ku Mana. Ikeneye ubwenge bw'Imana. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana, reka nkubwire ngo nkwifurije kugira ubwenge bw'Imana, kuko ubwenge bwose burananirwa. Muri covid narabibonye, abantu bagize ubwenge bw'Imana bakora inkingo zitandukanye, ibihugu bitandukanye, bananirwa kubihuriza hamwe. Kandi bose bagize ubwenge bw'isi, baravumbura bose, ariko gufata icyemezo byari byananiranye. Reka mvuge ubwenge bw'isi, ubw'inyamaswa, ubw'abadayimoni buratsindwa, butsindwa n'ubwenge bw'Imana. Yesu natugirire neza. Pastor Prophet, ngo ubwenge bw'Imana kandi ngo bwemera kugirwa inama kandi bwuzuye imbabazi. Ubwenge ngo bw'Imana ngo bwuzuye imbabazi kandi bwemera kugirwa inama, kandi bwemera kugirwa inama. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bo bana b'Imana. Buriya umuntu wemera kuba yagirwa inama ni umuntu ufite umwuka w'Imana. Nigeze kuvuga ngo iyo ufite umwuka w'Imana birashoboka yuko umwuka w'Imana ari muri umuna w'ubwenge, kuko ubwenge burashoboka ko bwaba ari mukuru umwuka w'Imana. Biravukana mu magambo magufi. Rero ndagira ngo mvuge ku bintu bitatu. Hari ibintu bitatu kandi ibintu ngiye kubivuga mu buryo bwa gihanuzi. Ubwenge bw'Imana bujya bumanura. Mu yandi magambo, iyo uhawe ubu bwenge bukomotse ku mutima w'Imana, Imana ikavuga ngo Bosco, nawe shyira mu izina ryawe muri cya gihe uri musenga, ubwira Imana ngo Mana nsukaho umwuka w'ubwenge. Ukagira amahirwe ukajya kubona ukabona Imana iguhaye uwo mwuka w'ubwenge. Kandi pastor, hari abantu Imana igiye guha umwuka w'ubwenge. Amina. Ndimo nabisensinga, ndimo nabyumva. Haleluya. Ndikubyumva numva hari ijwi ndikumva yuko hari abantu badukurikiye kuri rwa Itare Show. Wowe dukurikiranye, Imana iguha umwuka w'ubwenge. Hari abantu ndimo numva birashoboka ko waba uri umudamu umaze igihe usenga ubwira Imana ngo Mana sukaho umwuka w'ubwenge. Birashoboka ko waba uri umukobwa cyangwa se uri umusore wenda uri ku mugabane w'Uburayi, za Canada, za Belgique, za France, mu bihugu by'Abarabu, hano mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, umvira ijambo ry'ubuhanuzi. Haleluya. Umwuka w'ubwenge, ubwenge bw'Imana iyo umaze kubuhabwa bujya bumanura ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, ubwenge uhawe n'Imana bukwinjiza mu masengesho. Buri umuntu ufite ubwenge bw'Imana yiringira Imana. Ya ariko se nigeze gufashwa ubushize nduzuzwa, maze kuzuzwa nsiga abantu mu kiganiro. Ndababwira nti jewe rwose ndafashijwe, reka nigendere kuko ndumva nuzuye, ndumva ndimo iyo ufite ubwenge bw'Imana ngo kugira mu masengesho bukwinjiza mu masengesho. Bibiliya itwereka umukobwa witwa Esteri. Esteri n'Abayuda. Muri icyo gihe Esteri yari amaze kuva mu cyiciro cy'ubukobwa, amaze kuba umudamu, yari umudamu w'umwami. Icyabaye niki? Havuka ikibazo mu Bayuda. Abayuda bari bagiye gupfa, bari bagiye kwicwa, ariko Esteri n'Abaheburayo bagenzi be bagira umwuka w'ubwenge. Bari bafite ubwenge. Baravuga ngo uru rugamba ntabwo tugomba kururwanisha amagambo. Iyo udafite ubwenge bw'Imana umuntu akubwiye nawe ukamutuka, ugacyurirana, gasebanya, ariko ubwenge bw'Imana bugushora mu masengesho. Amen. Bamaze kubona ko ikibazo cyavutse, umva nshuti yanjye, sinzi ikibazo ufite, wowe udukurikiye, sinzi ibigeragezo ufite, sinzi n'indwara iri muri wowe, ariko nkubwiza ukuri, turashimira Imana hano kuri iyi rwa Itare Show. Ahangaha turimo duhanurira, nkubwiza ukuri, Imana ni guhubwenge. Amina. Imana ni guhubwenge, kandi ubwo bwenge Imana igiye kuguha bwatumye Abayuda batabarwa. Ngo bajye inama, ubwo bwenge bwatumye Abayuda batabarwa. Kandi gutabarwa sejo si umwaka utaha, ni nonaha. Nigeze kuvuga ngo ni mentena, kano kanya
umuntu wese uri gusaba Imana ubwenge arakira ubutabazi ukomotse ku mutima w'Imana ngo abayuda bajya mu masengesho ubwenge buyobora amasengesho banga guhangana banze guhangana umunsi wa mbere Imana iraceceka ku munsi wa kabiri iraceceka ku wa gatatu Imana iravuga amina Hamani wari wamanitse igiti abari ukibambwaho abari we ugishingwa haleluya sinzi ibiti bakumanikiye sinzi amatangazo bamanitse mu ruhande rwa ariko akiri ubuhanuzi abantu bose bamanitse amatangazo ku buzima bwawe bagiye kuyamanura kubera ubwenge bw'Imana ugiye guhabwa urimo wakira bayamanure mu izina rya ariko pastor bayamanure abakumanure natwe baratumanukiye abatumanukiye babibambwe abatumanikiye ibiti babibambwe uzi ko ubu ngubu hari abantu baguhaye iminsi bakavuga ngo pastor Rwayitare ntabwo azarangiza ukwezi ntazarangiza umwaka ariko ndi kubwira abantu babwira ngo iminsi abantu baduhaye yararangiye nibarekera aho ngaho haleluya iminsi baduhaye yararangiye nibarekera ufite ubwenge bw'Imana ubwo bwenge bw'Imana dufite haleluya nawe turabugusabiye ngo abayuda baratabara ijambo ry'Imana riravuga ngo ku munsi wa 10 ngo mu kwezi kwa 10 nawe kwitwa Adari itegeko n'iteka ngo ry'umwami ngo ryari ryasiwe niyo gusoma ngo abayuda ngo bicwe ngo ariko ngo birahinduka siko ibintu bigiye guhinduka ibintu reka mpanure kano kanya hano kuri Rwayitare show ibintu bigiye guhinduka hagiye kuba gatebe gatoya wari hasi agiye kujya hejuru wari hejuru agiye hasi ibintu birahindutse haleluya ibintu birahindutse uwamanitse igiti abari ukijyaho uwamanitse amatangazo barayamanura ibintu bijya bihinduka turahanuye ngo ibintu bigomba guhinduka ibintu bigiye guhinduka birashoboka yuko hari abantu baguhaye iminsi ariko iyo minsi abantu baguhaye yararangiye baguhaye umwaka umaze imyaka 5 iyo myaka baguhaye yararangiye advancing komeza Imana igeze kubwira Yesaya iramubwira ngo I will destroy your enemies as you advance nzirukana abanzi bawe uko nawe ugenda nzabarimbura ugenda wa advance haleluya hari abantu bagiye kwa advance mu izina rya bakoze advance nawe dukurikiye reka wa advance na avance mu izina rya avansa Imana za kuri ukubita hasi yariko avansa Imana za kurimbura abanzi bawe avansa kwadivancing mu izina rya ubwenge bw'Imana uduye kwadivancing ubwenge bw'Imana uduye guca kwizabariye ubwenge bw'Imana uduye kurenge imbago z'umwana ubwenge bw'Imana uduye guhindurwa amateka haleluya abayuda batabara ubuzima burahinduka haleluya ubwenge bw'Imana bukwinjiza mu masengesho number 2 ubwenge bw'Imana buguha kwizera buguha faith bukuremo kwizera mu baheburayo ubwenge bw'Imana cyambere bujyana mu masengesho icyakabiri bizana kwizera bizana imbuto yo kwizera mu baheburayo nakivuga ngo kwizera ngo ntukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba ngo kwizera kwatumye Abrahamu yemera gutanga umwana we Isaac kwizera kwatumye Enoki azamurwa mu ijuru adapfuye ariko abantu bagiye ndabona hari abantu Imana igiye guha kwizera natsinda kwizera hari abantu Imana igiye guha kwizera kwizera kandi uko kwizera kugiye guturuka mu bwenge wahawe wisdom Imana irimo gutanga ubwenge kuri Rwayitare show muri maso mwakira ubwenge ubanjiza amasengesho buguhe kwizera gukomera kandi ya kwizera guhariye ijambo ry'Imana navuga ngo mwagira kwizera bakabuto kasina ngo mwategeka imisozi gakurwa igatabwa mu nyanja hari imisozi iri imbere yawe gira kwizera kandi kwizera ufite kugiye guhirika imisozi kugiye guhirika imisozi hari indwara iri muri wowe gira kwizera irasohokamo hari abanigize uko umuntu uvuga ngo umuntu ufite kwizera ngo umuntu ufite kwizera ugasubiramo hano umuntu ufite kwizera ntakamenya umuntu ufite kwizera agaragara mu maso y'abantu nk'umuntu uri ordinaire ariko umuntu ufite kwizera mu yandi magambo
imana yizeye imukoresha ibintu biri extraordinaire nubwo agaragara nk'umuntu uri ordinaire kavuge Rwayitare so aya magambo arimo umuntu ufite kwizera mu maso y'abantu bamubona nk'umuntu usanzwe nk'umuntu ordinaire ariko Kristo yizeye ashobora kuba yamukoresha ibintu biri extraordinaire ndagakunda cyane haleluya reka umwuka w'ubwenge rero uhesha abantu kwizera mu izina rya Yesu haleluya Pastor Josiane uyu mwuka w'ubwenge Pastor Bosco ankoreye ahantu nkunda cyane kuri uyu mukobwa Esther uyu mukobwa yagize ubwenge bw'Imana buramuyobora haleluya usomye izi nkuru neza za Esther yagombaga kugira ibwami kandi umwami ntiyagombaga kuboneka mu yane magambo ntabwo cyari igihe cyo kubonana n'umwami ariko kubera ubwenge bw'Imana ariko yaboneka mwakimuka ubwenge bituma noneho agira strategy kugira ngo arebe uburyo yatsinda umwanzi we iyo ufite ubwenge bw'Imana Imana iguha uburyo watsinda urugamba iguha uburyo watsinda abanzi bawe iguha uburyo watsinda abagambana Esther nawe ngo aragenda atumira umwami mu nkera kandi yari afite agahinda kabene wabo bagiye kurimburwa n'icegera Hamani kibana n'umwami kubera ubwenge bw'Imana iramubwira ati genda umutumire ubwa mbere amenye uko yarangiye umutumire ubwa gatatu hamwe no gusenga uraza kumufata miri ubwenge bw'Imana dufanye ibintu turabifata miri umurwayi dufata miri hari blockage dufata miri dufite ubwenge bw'Imana dukora imirimo abandi batabasha gushobora ibyananiwe n'abarozi turabikora ibyananiwe n'abaganga ibyo birashoboka kuvuga ubwenge bw'Imana kuvuga gukora kw'Imana dufashe ubwenge bw'Imana Yesu atugirire neza ufite ubwenge bw'Imana ubu umuntu udasanzwe imbere y'abakomeye urubahwa igukura ku cavu ikakwizamura ndi kuvuga ubwenge bw'Imana reka mvuga ngo Yesu naguha ubwenge bw'Imana ubwenge bw'isi ntacyo buzakumarira ubwenge bw'amashuri ntacyo bwakumarira ubwenge bw'amafaranga ntacyo bwakumarira ubwenge bw'ubupfumu ntacyo bwakumarira ubwenge bw'inzaratsi ntacyo bwakumarira mwifurije kugira ubwenge bw'Imana yes Lord Pastor mwifite ubwenge bw'Imana rero hacya gatatu ugomba gusorezaho bavuze icambere ubwenge bw'Imana bugushora mu masengesho kwinjiza mu masengesho haleluya this is the Rwayitare show Yesu shimwa ubwenge bw'Imana haleluya Mana imbaraga zawe haleluya zirakomeye amen zirakomeye haleluya zirakomeye imbere yacu ari yacuza umwijima w'icuraburindi hirya no hino na nzira yariwo yo gutabarwa Mana we uzankumura byo uradutabara uzankumura byo uradutabara imbere yacu ari yacuza umwijima w'icuraburindi hirya no hino na nzira yariwo yo gutabarwa Mana we uzankumura byo uradutabara bya bihe byari bikomeye warabinduye Mana bya bihe byari bikomeye warabinduye haleluya haleluya Pastor ngo hari ibintu bitatu nari maze kuvuga bibiri kamvuge icya gatatu n'ukuri duhanure kw'Imana kuko hari abantu bagiye guhabwa ubwenge kandi ubwenge bw'Imana babuhabwa ibi bintu bitatu birabakorerwaho mu izina rya Yesu ubwenge bw'Imana rero icya gatatu bufungura imiryango iba open cya gatatu Imana iguhaye ubwenge bwayo ubwenge bw'Imana bukujemo bugufungura imiryango ni ukuvuga ngo akazitiro kose waba ukagazemo ugasohokamo mu byakozwa n'intumwa duhanurira ahantu ibice 12 bafata Petero
rero ngo bari babanje kwicisha Yakobo inkota ariko ntibari bazi neza ko abitorero ngo bashobora kugira ubwenge bukabashora mu masengesho bagasengera Petero ngo bibwiraga yuko biyongeje Petero bagiye neza bagiye kumwiyongeza hari babishaka nabwiye abantu kutwiyongeza nabwiye abantu ndababwira ngo ahantu Imana itarashyira akadomo nta mwana w'umuntu ushobora kuhashyira akadomo ibibaho ugihumeka umwuka w'abazima ikindi Kristo akiri muri wowe ubwiza ukuri uracyari umukandida w'ibitangaza amen bafata Petero bamushyira muri gereza baravuga ngo dushizeho n'abarinzi ngo bane bajye basimbura ntawe uzasinzira bari maso ariko ntibari bazi yuko ijuru rigiye kohereza marayika ariko hari abantu bagiye guhura na marayika w'Imana amina nabyumva ijuru riba ryabyumvise riravuga ngo nubwo Yakobo yapfuye ariko uyu Petero we ntabwo bishoboka uku kwezi kwa gatanu reka duhanurire hano kuri iyi TV Rwayitare Show ukwezi kwa gatanu ubuhanuzi buramanutse hari abantu Imana igiye guha ubwenge kandi ubu bwenge Imana iguhaye ibintu byose byari bigiye kukwiyongeza tubiburijemo mu izina rya Yesu byashaka kukwiyongeza byashaka kukumira byashaka kukubuza uburyo byose tubiburijemo mu izina rya Yesu niba ari indwara yari igiye kukwiyongeza ntabwo uzarwara mu izina rya Yesu amen niba ubushomeri bwakwiyongeje umaze igihe udepoza ahantu hose byanga ariko duhanuriye hano kuri iyi Rwayitare Show kuri iyi TV iriho amavuta y'Imana iriho ubwiza bw'Imana n'umuyobozi wayo afite ubwenge bw'Imana reka duhanurire kuri iyi TV tuvuga ngo ibintu bigiye kwemera ubwenge bw'Imana bujya butuma imiryango iba open iki byakomeye cyane kandi mu byukuri mu badukurikiye ntawe udakeneye ko imiryango ikinguka sesa ngo bari bazi neza yuko ngo muri iryo joro ngo Petero yari gupfa iryo joro nibwo yari gupfa ngo yari gupfa noneho ngo muri iryo joro soza ngo Imana iba yabibonye yoherereza umwuka w'ubwenge yohereza impano y'ubwenge abanyetorero isomye mu byakozwe no 12 ku murongo wa 6 wa 5 aho ngaho niho havuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira navuze ikintu cyitwa ngo ubwenge bufite uzana kumva kiragarutsa noneho ngo binjira mu masengesho abajya mu mwuka baravuga ngo ntidushobora kwemera yuko Petero apfa basaba Petero reka mbwira abantu babwire ngo umura Petero wawe ntabwo ari bupfe amina Petero wawe ntabwo ari bupfe Petero wacu ntabwo ari bupfe Petero wawe ntabwo ari bupfe icyo atashaka kwiyongeza Imana yakimwatse amina ubwo Imana yohereza marayika ngo araza ngo kuma Petero mumba ariko fast Imana igiye guha amafaranga amina tsira amafaranga mu izina rya Yesu Fani kiganza hano wakire mu izina amafaranga telefone umugishigiye kwakira amen Imana igiye kwa telefone amafaranga kandi Imana irambwiye ngo biremwe nona ngo marayika w'Imana kuma Petero mumba ngo Petero agira ngo arabirose ajya ngo ninzozi ubu hari abantu turi guhanura gutya bakagira ngo ninzozi ibi ntabwo ari inzozi ibi ni impamo ibi birimo birakora ngo tayi ntamwe ya mbere inzugi ziba zirakinguka atayi ya kabiri inzugi zirakinguka ubwenge bw'Imana rero buyabutuma inzugi zikinguka amina ubwenge bw'Imana turi kuvuga ku bwenge bw'Imana dusatira gusoza mwumve cyane ubwenge bw'Imana bwafashe umugabo w'umwami witwa Yehoshafati yakira amakuru ko hari abantu ibihugu bije kumutera byari ibihugu bitatu ni kwijambo ry'Imana itubwira ingoma za 2:20 impande zitandukanye arangije agirwa amahirwe yo kugira umuntu umuha amakuru rero abakenewe iyo ufite abantu iyo ufite ubwenge bw'Imana nubura amakuru icyambere na amakuru akimara umuntu ufite amakuru ni yubahwe amenya yuko noneho yateye kuko yakiriye amakuru ukeneye kubona amakuru y'ijuru ukongera ukogira imbaraga ukongera ugakomera Yehoshafati nawe akimara kumenya amakuru bwa bwenge bw'Imana bwari kuri we
butuma nawe bumuyobora hehe mu masengesho. Kurumva buyobora abantu gusenga. Buyobora gusenga. Nimba ufite ubwenge bukohereza mu bapfumu menya ngo ntabwo ari ubwenge. Nimba ufite ubwenge bugutuma kwanga abantu ubwo si ubwenge. Ubwenge bw'Imana buyobora abantu gusenga. Ibi bintu abantu babyumva. Oya cyavuzwe cyane cyumvikana. Ubwenge bw'Imana buyobora umuntu gusenga. Buyobora umuntu gusenga. Rero ubu bwenge bw'Imana bumuyobora gusenga ngo iminsi 3 nawe. N'abayuda. Nyuma y'iminsi 3 ngo marayika nawe aramanuka aca mu muhanuzi. Aramubwira muzingabo mureba nimuzongera kuzibona ukundi. Iyo uri mufite ubwenge bw'Imana ntabwo wishingikiriza abakomeye. Ntabwo wishingikiriza icyo. Ni wishingikiriza intebe wicayemo. Iyo ufite ubwenge bw'Imana burakuyobora. Yavuze ijambo ryiza ryankoza hano. Amen. Ngo Petero muri gereza arinzwe n'abarinzi 16 ngo umwe nasinzira umwe abakomeye yaragose. Bibiri tubwira ko yageze aho ngaho akabona nawe nta kindi cyo gukora ngo araryama arisinzirira, ariko aryama muri confidence kuko yari afite ubwenge bw'Imana. Ubu bwenge bw'Imana bwatumye marayika amusanga muri gereza ngo aca ku barinzi bakanuye abacaho babandi 16. Reka mpanure mu izina rya Yesu, hari abarinzi washiriweho, hari intasi washiriweho, ariko Uwiteka ndikumva marayika uje kukurenza ibiwuhagazemo, uje kurinza ibibazo uhagazemo. Hari marayika woherezwe mu buzima bwawe. Amen. Oh haleluya. Ndikumva hari imbaraga z'Imana zigiye kubohora abantu, zigiye kubakura aho abarozi babashize. Nubwo baba baragushize mu icupa rirameneka, nubwo baba bakohereza amapusi uyu munsi ntiwongera kuyumva, nubwo baba bavuze ngo ntacu uzageraho uzacigeraho, uje kuguhanurira ngo ibintu bigiye guhinduka. Aho ubwenge bw'Imana buri ibintu birahinduka. Akira guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Haleluya. Abadukurikiye haleluya. Yakobo 3:15 ngo bene ubwo bwenge si ubwo umanuka buva mu ijuru, ngo ahubwo n'ubwisi n'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Ubu bwenge tuvuze ko ari bungahe bukuveho mu izina rya Yesu. Ariko Yakobo 3:7 ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi, bwuzuye imbuto nziza, butabona ku butoni. Imigani 2:3 ukuntu bavuga ngo Uwiteka ni utanga ubwenge, kandi murabihamije abakozi b'Imana. Uwiteka ni utanga ubwenge, uwahaye Salomo ubwenge nawe abuguhe mu izina rya Yesu. Yakobo 1:5 ngo mbese ngo niba hari ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana. Muvandimwe ukeneye ubwenge, abakozi b'Imana baraguhanuriye ukeneye ubwenge. Ubwenge ni uhagera ibintu birahinduka. Haleluya. Imigani 4:7 yavuga ngo iki? Ngo ubwenge muri byose ni ingenzi. Ngo nuko rero shaka ubwenge, akira ubwenge, Imana iguhe wisdom. Ufite ubumenyi runaka, hari ikintu uzi gukora, hari aho uri, hari level uriho, ariko ukeneye ubwenge, ukeneye wisdom. Bakozi Imana ibamugisha. Reka tubwire abantu ngo bakira ubwenge ibintu birahinduka. Mwakira ubwenge murarengaza bariyeri, mwakira ubwenge muraza gusenga bidasanzwe, mwakira ubwenge muragendera mu kwizera, mwakira ubwenge imiryango yakinguka, mwakira ubwenge Imana yabatabara mu izina rya Yesu. Amen.